Yibajije abantu ngo gusenga niki? Abantu batanga ibisubizo byinshi. Bamwe baravuga ati gusenga no gusaba. Ariko no mu zindi ndimi urebye ijambo gusenga wabyita gusaba. Ariko turamutse twemeranije ko gusenga ari ugusaba, twakwibaza icyo Pawulo yanditse agira ati musenga ubudasiba. Ntukibaza ibintu uzasaba ubudasiba ari ibiki, kubera yuko gusaba ubudasiba, niba gusenga ari ugusaba, nibiki nzasaba? Nkabisaba mu gitondo, nkabisaba nimugoroba, nibiki nzasaba? Iyo ugiye rero kureba abantu bitwa abanyamasengesho muri Bibiliya, usanga batarakoze icyo gusaba gusa, gusaba ikintu runaka, aho usanga bararenze gusaba bashyiraho izindi nyuguti ebyiri, babyita gusabana. Ko gusabana birenze gusaba. Gusaba nyine ugira ibintu ugiye gusaba, ari gusabana ni ukubana n'umuntu ku buryo umubano wanyu ushobora kuvamo n'ibyo utamusabye. Ni ukuvuga ngo umuntu musabana ni inshuti yawe. N'impamvu Yesu yavuze ngo sinkibita abagaragu, kuko abagaragu batazi ibyo shebuja ashaka, ahubwo mbise inshuti zanjye kuko muzi ibyo ntekereza. Inama natanga rero ku muntu wese wasenze, cyane ko hano hari abanyamasengesho benshi, uwasenze n'uri gusenga n'uzasenga, uburyo bworoshye cyane bwo gusenga Imana bikakorohera, bihindure usabane nayo. Bizatuma ibyo uyisaba bikorohera kubivuga kuruta kubana n'Imana nk'umuterankunga. Imana ushobora kwifata nk'umuterankunga, wayugira ikibazo ukayirukankira. Ushobora kwifata nk'abavandimwe bawe, ariko Imana y'ukuntu ishaka ko tubana nayo, yagiye igaragaza ko ishaka ko tubana nk'umwana na se. Kuba kubana ni ukubana, ishaka ko mbese Imana yagaragaje icyo bita umubano, ubusabane. Iravuga ngo ngiye kubabwira icyo ndicyo n'icyo muri cyo bize kubafasha gusenga. Iravuga iti njyewe ndi umubyeyi, namwe muri abana. Kandi abayabwiraga harimo abakuru. Imana iravuga ngo turi abana, ikaba umubyeyi. Ariko irangije, kuko dufite ababyeyi badukomerekeje, dufite abantu hano bafite base babakomerekeje, hari n'abafite ba nyina babakomerekeje. Imana ihita iva mu rutonde rw'ababyeyi bameze batyo. Yaravuze ngo umubyeyi yakwibagirwa umwana, kuko dufite n'ababyeyi bagiye batabana bababyaye. Ariko njyewe sikomeze. Irongera iravuga ngo umubyeyi yacutse abana, njyewe nzabaheka imvi z'uruyenzi kibahetse. Mwibaze Imana iheka umuntu avutse akageza imvi zibura uruyenzi itaramucutsa ngo uwo mwana arambire Imana. Irimo ivuga umubano wacu nayo. Yesu arongera aravuga ngo njyewe ndi umuzabibu, muri amashami. Ibyo byose bigaragaza umubano. Njyewe ndi umuzabibu, muri amashami, data niwe uwuhingira. Ishami ryose riteye kuri nge, ubwo ni muri Yohana 15, ishami ryose riteye kuri nge rikaba riteye kuri nge, data ryanga ryamahage ngo ryere imbuto nyinshi. Ubwo bivuze nanone, ubwo ni umubano. Niba njyewe Yesu anyise ko ndi ishami, hanyuma we akaba ari umuzabibu, papa wiwe akaba ahingira umuzabibu, ese ubwo ibyifuzo byanjye birabibiye? Mufate igiti cy'ikawa tukigereranye n'umuzabibu. Igiti cyose ko cyakabaye ni Yesu, ishami ryo ku giti ni wowe, noneho nyiri uwo murima ni Imana. Ubwo niba ariko bimeze, niba uwo mubano wari ukuteye, ni igice cyifuzo ufite. Njyewe ndi ishami, nkaba igiti nyirizina ari ikawa, muri iyo kawa nyirazo akaba ari Imana. Ibyifuzo mfite ni ibihe? Ese nicyo cyifuzo mfite? Ndamutse rukomeze rero, njyewe ikintu nasabwe ni kimwe cyonyine gusa, ni uko ishami ryera iki? Imbuto. Izo mbuto zikagumaho, ntago n'imbuto zihunguka. Iyo rero neza imbuto rero, hari amasezerano Bibiliya impa, iravuga ngo ishami ryose riteye kuri nge rikera imbuto. Hari amasezerano badasengera, batabahanurira. Haravuze ngo data ari we nyiri uruzabibu aryaganyaho amahage ngo ryere zingahe? Ryere nyinshi.
inama natanga niyihe rero? Ni ukusabana n'Imana, ukagumana n'Imana. Hari amasezerano azikora kubera ko nyir'uruzabibu nabona weza imbuto hari ibyo azagukuraho utabisengeye. Undi mubano Yesu yaravuze ngo mwebwe ngende umwungeri, mwebwe muri intama. Ntiyavuze ko turi ihene, ko n'ihene ziraragirwa n'inka. Yavuze intama kuko intama niryo tungo ryonyine rishobora gukurikira umwungeri. Andi matungo yose muzarebe umuntu ushoreye inka zijya imbere akajya inyuma. Ushoreye ihene nta hene ikurikira umwungeri. Ihene ugiye imbere ngagukurikira ntiyagukurikira. Intama rero zifite imico yuko y'umwungeri agiye imbere intama zimukurikira. Bigatuma Yesu avuga ngo nimunkurikira njyewe mukankurikira. Niyo mpamvu Dawidi yaririmbye muri Zaburi 23 aravuga ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye ntacyo nzakena. Kuba ndagira gusa, kuba Uwiteka ndagiye hehe n'ubukene. Kubera iki? Andyamisha neza, anjyana hafi y'amazi adasuma. Naho nanyura mu gikombe kiki sinzatinya ikibi cyose, kuko inshyimbo ye n'inkoni ye nibyo bimpumuriza. Ndashaka kubabwira ko rero mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibindi byose muzabyo ngererwa. Biri muri Matayo 6:33 haravuga ngo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibindi byose muzabyongererwa. Kubana n'Imana ntibigoye rero. Iyi Mana tuvuga iri hano. Abantu mwese muri hano mufite aho muhuriye n'Imana, mufite ibimenyetso by'ibintu muziranyeho n'Imana. Ikintu gikomeye muri ibi byose ni ubusabane ubanamo n'Imana. ubwubake mu ibanga. Imana nubana nayo mu ibanga izaguhembera kuri stade izayiteranya iguhembere kuri stade. Dawidi yabanye n'Imana mu ibanga aragira intama, agera ku rwego bahamagaye ngo mu rugo rw'iwabo wa Dawidi bahamagaye ngo bagomba kwimika ngabo umwami. Njya nibaza ikibazo kikanyobera. Baramubwiye ngo Uwiteka aravuze ngo uwe Isayi mu rugo rwawe hazavamo umwami. Genda uzana abana bawe bose, ntibavuze umubare, umwami tuzamutoranyiriza muri stade. Nuko bavana mu rugo no muri stade no tuzahurira. Yesaya ahamagara abana bose ukuyemo Dawidi. Ukibaza ni umwana we, n'uwo yabyaye ku ruhande, kuki atamuhamagara niba ari umwana we? Hari abakora commentaire biblique bakavuga ko ashobora kuba yaramubyaye kundi mugore, bakabivuga gutyo, babishingira ku ijambo Dawidi yivugiye. Yaravuze ngo mu byaha niho mama yambyariye, bagakeka wenda ko yaba yaramubyaye kundi mugore, noneho nyina w'aba bahungu bandi akaba ari mukasi. Icyo aba ni abakora commentaire biblique bagerageza kwibaza impamvu batamutumiye mu giterane kandi bari bahamagaye abana bose. Impamvu ya kabiri bakeka ko ari umwana yabyaye kundi mudamu, dukubera ko niba ari umuhererezi koko, niba Dawidi ari umuhererezi wo kwasi, mu bana bose umuntu abyara hari abana babiri badasanzwe. Nubwo abana bose basanzwe, ariko hari abana babiri badasanzwe mu muryango. Umwana wa mbere ni imfura. Imfura ababyeyi babyaye umwana baba bafite amatsiko yo kumureba, kuko uw'imfura ni umwana wa mbere uje mu rugo, ni umwana udasanzwe kubera ko niwe wabanjirije abandi bose. Undi mwana udasanzwe ni bucuru, umwana usoje. Nabo hanze nabo hagati nabo ni beza cyane, ariko umwana wa mbere n'uwa nyuma n'abana badasanzwe. Ukibaza rero ni gute bucura bwo kwa Dawidi bwo kwa Yesayi bwagiye babujyanye muri parike aho idubu n'intare ziri, bahamagaza abana ntibamuzanemo, bagakeka rero ko umwana agomba kuba yarabyawe mu rundi rugo rundi. Ukeka no kubeshya, ariko niko bakeka. Ariko umurimbyi yaravuze ngo uwanseka nsuzuguye abakunsunikiraho. Ndashaka kubabwira abantu mwese muri amateraniro, isona nyoko bakwanga, systeme yakwibagirwa, abantu bagusuzugura baguhe n'agaciro. Ndakugira inama, hari undi wakwemera, hari undi wakumva, hari undi wagutega amatwi, hari utakwirengagiza, hari undi utakwibagirwa. Niyo Mana. Imana ntabwo ishobora kurusha agaciro, ishobora gukora ibyo nyoko atakora naso. Niyo mpamvu Dawidi, niba koko twemezanyije yuko abo bakoze commentaire biblique turamutse twemeye ko Dawidi yabyawe mu rundi rugo, biramutse ari ukuri, ntabwo tubizi neza. Dawidi icyo yakoze
nawe wagishobora. Muremyi yavuze ngo uwo njya nikomezaho. Yageze mu ishyamba aho se atari, aho ntawe umwitayeho, ntawe umuha agaciro, yiyunga n'Imana, bakorana ubusabane burafata. Muri ubwo buzima bwa Dawidi n'Imana mu butayu hari ubuhamya bubiri Dawidi yaduhaye. Yaratubwiye ngo yishemwe intare, yicamo n'idubu, ariko nkeka ko ntawe mukomeye amashyi. Kandi umuntu wishe intare n'idubu yagombye kujya mu binyamakuru agashimwa kuko ntagasanzwe. Ariko nkeka ko ntawakomye amashyi. Ariko nuko batayakomye, intare yarapfuye, n'idubu yarapfuye. Ndashaka kubabwira ngo mujye munesha ibyaha byo mwibanga. Uzirinde gukora ibyaha abantu batazi. Uzirinde gukora icyaha tuzabasha kubona uko wihana. Uzirinde kwiteranya n'Imana kuko niyo uzakenera ibihe byose. Abantu bapfa, bakwimuka, basaza, ibihe byahinduka, ariko ndabinginze muzirinde kwiteranya n'Imana kuko murayikeneye. Dawidi rero yiyunga n'Imana, imukoresha ibintu bikomeye ariko nta wabimenye. Ku munsi wo kujya gusengera abo bana bo kwa Dawidi, bo kwa Isayi, bahera mu gitondo bavangirwa bagira nimugoroba. Kuvangirwa no gukora ibintu uzi ko ari byo, kuko umuhanuzi Samweli, Bibiri ivuga ngo yari umuhanuzi warundukiye mu buhanuzi, yari yariranguruje mu buhanuzi abubamo kuva ari umwana mutoya. Ariko ukibaza ukuntu yavangiwe umunsi wose. Kuvangirwa niki? Nyine nuko ukora ibintu bitari byo, uvuga ngo Imana igutumye. Yafataga umwana wa mbere agafata amavuta ati uyu nguyu nkurikije ukuntu mubona nuko ahagaze n'indeshyo ye, Uwiteka ntiyamwirengagiza. Yajya gusuka amavuta ati reka kuvangirwa, namugaye. Ntinamubwira undi. Aravangirwa ku mwana wa mbere, ku mwana wa kabiri, kugeza igihe abana bose batoranyijwe, bambaye kositime nziza, bateguwe, bose bagaragara ko Imana itabemeye. Ariko Samuel namukunze yabajije Esayi ati ko mvangirwa gakeya cyangwa se ko ntajya mvangirwa. Bwa nta muhanuzi utavangirwa. Abahanuzi mwese muri aha mujye mushyiramo marije yo kuvangirwa. Mujye muteganya ko mujye muhanura, ariko muteganya ko mwana avangirwa. Uti ngiye sinjya mvangirwa. Na Eliya yaravangiwe, mwese abarusha umwuka. Aravuga ngo abantu bose ngo barapfuye n'usigaye wenyine, ubwo se ntiyavangiwe. Imana amubwira ati wavangiwe. Uvuze ngo iki? Atabahanuzi we barabishe, ni njye nyine. Imana baturi wavangiwe. Mfite 7,000 batapfukamira nde baya. Ujye uteganya ko wavangirwa, bitume utirata, utibona, kugira ngo utaza kuvangirwa ukikubita mu gatuza. Samuel aravuga ngo mvangiwe gute umunsi wose? Maze aramubaza ngo ariko nta nakandi wabyaye hanze? Nta kandi ngira koko? Ubuse so Isayi ati ni ngewe. Abana saba ati nabanye. Nta numwe. Ati harundi tutateguye, tutabwiye. Ariko arahari. Aravuga ngo muraryaje. Murarya ruko aje. Uwo nguwo yabanye n'Imana, niba mvuga kubana n'Imana, Imana izakuburanira, izakugira aho utagera. Imana izakuvuganira. Mubane n'Imana mwibanga, Imana izabavuganira aho mutabasha gukandagira, aho takwicara Imana izakugirayo. Dawidi ntari kuvuga, nta n'umuzi, na se yamwibagiwe, ariko Imana itarobanura abantu ku butoni ituma ko bamuzana. Mwibaze bamuhamagaye rero, mwibaze bamubuza aho yaragiriye. Nta wabudodeye kositime, ntago ntiyarazi ibyabaye. Agera mu iteraniro, Uwiteka aravuga ngo nuwo. Amen. Mubaze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibindi byose muzabyo ngererwa. Iri jambo rero twasomye, bibutse ko tuza gusoza dusenga, kubera ko dufite izindi ndirimbo tugiye kumva mu kanya. Ariko batubwiye ngo tunasenge dusengeye mu ijambo. Iyo urebye iri jambo riri muri Yohana 4:23, ukashaka kumenya icyo bashaka kuvuga, bashaka kuvuga amagambo 5 akurikira. Ijambo rya mbere, gusengera mu kuri no mu mwuka. Iyo umuntu abyumvise aribaza ngo wenda mu kuri nagerageza, naho mu mwuka, ariko byombi birakomeye. Kubera iki? Usho gusengera mu binyoma. Hari abantu basenga, bamwe muri mwe mwajyaga musengera mu binyoma mutaramenya ukuri, mugasenga izindi mana, mukavuga andi mazina ataraya Yesu, kandi Yesu ari we nzira n'ukuri n'iki n'ubugingo. Hari abandi rero bigoye basenga andi mazina, basengera mu binyoma bikanabavuna,
turangije Yesu araduhamagara atubwira ati dore inzira ngiye. Twamenye uwo dusenga, titumwitiranya n'ibiti n'amabumba, titumwitiranya n'abapfuye n'abatagatifu. Uko n'ugusengera mu kuri, kuko Yesu niwe nzira, niwe kuri kandi niwe bugingo. N'ugusengera muri Kristo Yesu. Hanyuma gusenga mu mwuka, iyo bavuze umwuka wakira mu buryo butatu. Umwuka bavuze umwuka, hari umwuka oxygene, uyu duhumeka, uyu ni umwuka. N'uyu bari kurema, uyu mwuka baremye, uyu nguyu bari gukora mu mazi, biriya byuma biri gufata ari amazi bikayavanamo umwuka duhumeka. Uwo ni umwuka, nawe niko witwa. Uwo ni umwuka, uwo mwuka nyine uyu nguyu duhumeka. Hari umwuka bashyira mu mapine, nawo bawushyiramo ukabona umwuka, byose byitwa umwuka. Hari n'imyuka mibi, nayo yitwa umwuka. Haba n'umwuka wera, nawe witwa umwuka. None uyu ni mwuka ki? Ngo Imana irashaka abayisenga bayisengera mu kuri no mu mwuka. Iyo usomye izindi Bibiliya ntago bavuga umwuka wera, bavuga icyo bita mu Gifaransa mindset, gusenga wabitekerejeho. Gusenga kuko tugira umwuka w'imitekerereze, ni mu bitekerezo. Gusenga ibintu watekerejeho, ntabwo upfa gusenga gusa mu kajagari. No. Iyo usenze mu kajagari usubizwa mu kajagari. Niyo mpamvu gusenga nuko kwifata nka proje k'umushinga. Niba ushaka gusenga uzabanza wibaze ibibazo 5 ugiye gusenga. Icyambere, urasengera iki? Ubwo ni icyo gisubizo kirakomeye. Urasengera iki? Usubize, ndasengera iki. Ukiraho kandi ubanza urebe ko icyo kintu ugiye gusengera cyemewe muri systeme z'Imana. Niba kizahesha Imana icyubahiro, icyo kintu uri gusengera uramutse ugihawe, Imana yahabwa icyubahiro. Icyo ni ikibazo cya mbere. Abasenga rero, abasenze, abasenga n'abazasenga, nujya gusenga uzajya wibaza ngo harya ndasengera iki, ugisubize. Ariko wongere urebe ko icyo kintu ugiye gusengera hari ijambo ry'Imana rikivugaho, niba cyemewe mu buryo bw'umwuka, niba cyemewe n'Imana. Icya kabiri, impamvu ndi busenge, kucyo gisengera. Icyo bita mu Cyongereza ngo why, pourquoi, kucyo gisengera. Nimugoroba hari umuntu wambwiye ngo nimusengere ngo arashaka Imana imuhe umugabo. Iguhe iki? Umugabo. Cyo ni icyifuzo nacyo subwo. Cyo ni icyifuzo. Abagabo barabasengera n'abagore bakabasengera. Ku buryo nabyo biba mu byifuzo Imana yakumva. Yambwiye ngo nimusengere Imana imuhe umugabo. Noneho yarabikuye ku muntu wagiye gutanga ubuhamya ngo nasengeye ngo Imana imuhe umugabo. Ati nanjye nsengera nabyumvise ko ari wasengeye Imana imuhe umugabo. Kandi koko naramusengeye. Naramusengeye pe. Yarambwiye ati nsengera. Ndamusengera. Kandi yarafite ikibazo gikomeye. Impamvu ikibazo cyo cyari gikomeye, yari yarashatse, yarasezeranye muri ADPR, yarabyaye afite umwana, ageze yasanga ubukwe bwe burimo uburiganya. Umugabo yaragiye nyine yigira umusore kandi afite urugo, afata umukobwa wacu aramushaka, nawe umukobwa nawe yaravuye mu kibikira atazi by'abarokore, aramufatiranya. Ageze mu rugo asanga afite undi mugore n'andi masezerano. Ahita ava yarataha, asubira aravuga ati narinzi ko waranshutse ushuka n'itorero, ndatashye. Aragaruka rero asubira kwicara mu rugo n'umwana we. Noneho arangije rero akatiye amasengesho. Ageze mu isi y'umwuka, ijuru riramubwira riti nubwo ADPR itagisezeranya kabiri, ariko nzi ko wariganijwe, nzi ko wabeshywe, ikintu nkwemereye, ubukwe bwawe buzasubirwamo, buzateshwa agaciro ubwo bwa mbere, nguhe umusore ushakire mu itorero ADPR kandi uzasezerana. Ubwo ntibikomeye ibyo bintu kukimirura umuntu yasezeranye. Bageze mu rugo ngo basanga harimo uburiganya. None ngo ubwo bukwe ngo Imana iravuze ngo izabutesha agaciro, ngo yongere mukorera ubukwe. Naramubwiye ngo ntiwavangiwe ariko ntabwo wasaze, urumva uri muzima. Arambwe ati ntabwo nasaze. Azana amakaye ati yabimbwiriye hano ndi mu mazi, ndi hano ni ukuri. Banza urebe ko ibyo uri kuvuga utavangiwe. Ambi ibimenyetso ati nsanga ataravangiwe. Reka tuyibwire rero. Turayakuye, turayibwiye. Tuyibwiye nayo rero irabyumva. Byaje kurangira rero agira kwizera kwinshi. Arambwira ati ngeze mu kwezi kwa 10
ndashaka ubukwe bitarenze mu kwa 12. Ufite umuhungu ntawe, urashyiraho n'amatariki ubukwe buzaba bwabaye. Aravuga ngo ndarushye, ndananiwe, ni nk'umugabo. Tisawa katubihe Yesu. Sinzi umuhungu w'inkonkobotsi wagize gutya abarampamagaye ati pasa ati amakuru ni meza ko gushaka nakubona ntiwambona atuze ukuntu ndushye ndashaka umugore. Wa urashaka umugore, niyo mpamvu rero namubajije bya bibazo bitanu. Rero urashaka umugore, urashaka icyifuzo n'umugore, uramushakira iki? Arambira ngo maze gukura, abakobwa barambenga, ariko nsengera Imana nk'umugore. Ndamubaza ngo umugore umeze uti? Ni umukobwa n'uwabyaye. Arambira ati ngiye nta gutoranya mfite. Sawa, numva iyo bigana niyo biganisha. Ntabwo rero mfite umuntu nawe ufite ikibazo nk'icyo, kanguhe nimero ze muvugane, ntawamenya inzira z'Imana. Nazimuhaye saa 4, saa 12 itariki yari maze kwishyiraho. Ubu barabyaye batuye hano hirya. Ndashaka kubwira rero ngo iyo ugiye gusenga ugomba gusubiza ibibazo bitanu. Icya mbere urasengera iki? Icya kabiri pourquoi, kubera iki? Urasengera iki? Kuki ugisengera? Ugasubiza icyo bita mu Cyongereza ngo why, kubera iki? Icya gatatu ugasubiza ikibazo bita how, koma, urashaka ko bigenda gute? Ibyo ngibyo wavuze ubuse icyo usengera, uvuze n'impamvu ugisengera, ariko ikibazo ngubajije gute, urashaka ko bikorwa gute? Yavuze ati njyewe ndashaka ko bikora, ukabivuga, ndashaka gukora iki, ukavuga detail. Icya gatatu ukavuga ngo urifuza ko bikorwa ryari, Imana irashaka ko ibikora ryari, agashyiraho time, igihe. Icya gatanu ukamubaza uti izabikorere hehe, akahavuga. Bitanu. Mwabyumvise ibintu bitanu bigize isengesho. Iyo bayita projet. Gusenga n'umushinga. Kandi ibyo mbabwira ntabwo nabisomye ahantu, nange nagiye mbikoresha. Ngewe iyo ngiye mabwenge mbikoresha iyo ngiye gusenga. Icyo nsengera ngomba kuba specific, ngatanga detail, kabwira Imana ngo Mana ndashaka iki. Imana wacyumvise wa Mana we? Ati nacyumvise. Kahita nyisobanurira, dore impamvu ngishaka, dore inyungu ubwami bwawe buzagira, dore icyo bizamarira, n'icyo bizamarira abandi, icyo bizamarira igihugu, icyo bizamarira itorero, dore ukuntu ubwami bwawe buzazamuka. Imana ati sawa. Ubishaka ryari? Rwose umva wa Mana we, dore ndabishaka kino gihe. Urashaka ko bikorerwa hehe? Dore ni hariya. Ukabishaka ko bikorwa gute? Amen. Ko numva shaka ko dusenga, sinshaka kubatinza, ndashaka ko dusenga. Njyewe rero ubwo buryo njya mukoresha bugakora. Mfite ibintu byinshi Imana agiye impa muri iyo nzira. Kimwe muri byo, reka mabwire kimwe muri byinshi nasengeye. Kimwe nasengeye, nasabye Imana ibintu bitatu kandi yarabimpaye. Kubera ko numvaga nshaka kuzakorera Imana ubuzima bwanjye bwose, cyane ko Imana tumaranye imyaka myinshi tuziranye kuva ndi mwana muto kugeza uyu munsi, numvise ntazava muri ibi bintu. Ariko nsanga kuba umuvugabutumwa ushonje, ufite inzara, nkavuga Imana y'imbaraga ariko naburaye, nkavuga Imana y'imbaraga inzu y'abandi nambuye wombereye mu nzu. Nabwiye Imana ngo Mana rero ibyo kumbwira ngo nzarya ngeze mu ijuru nge ntabyo nshaka. Ibiryo byanjye urabintera inahangaha. Ibiryo byo mu isi ntago nzajya kurya ibiryo biboneka ku Kimironko ndo mu isoko rya hano i Kigali ngo mbige ngezeyo. Naye nasomye ijambo rivuga ngo mu ijuru bazaduha amata n'ubuki. Ubu se barinda bayampera mu ijuru hano hirya mu isoko no hahepfo arahari. Ndi najya kunywa amata yo mu ijuru n'ubuki hano ntago hari muri supermarket. Nza gusomera ijambo rivuga ngo iby'amaso atigeze kubona, ibyo umuntu atigeze gutekereza, ibyo umutima amatwi atumvise, n'ibyo Imana izahabura ukuri. Nsanga amata narayumvise, ubuki narabwumvise, amateke narayabonye. Mbwira Imana ngo ibiryo byina nzabirya mihage, ntabwo nzajya mu ijuru ngiye guhungira y'inzara. Ndabyanze mu izina rya Yesu. Mbivuga mu mazina yabyo. Nari kumwe n'umuntu ukomeye, uwo nawe Imana yazamuye, ni umuntu ukomeye ndashaka kuvugira hano, nawe yarashonje w'inshuti yanjye. Ndamubwira nti rero dukore definition y'ibiryo. Tuti ibiryo ni iki? Tuvuga ibiryo icyo ari cyo, kugira ngo nitujya gusenga
iyo mvuze ibiryo ntabwo mbavuze ipura tujya two ku meza rakareka mwanivuze ibindi ibiryo nyine ubwo ibiryo nyine ni ibindi nari mvuze ni ibintu mbese ibiryo ni utumenyetso dutoya tw'ibindi. Icya kabiri mbwira Imana ngo Mana ndashaka kuzagukorera nuzuye umwuka wera. Imana irawumpa, Imana yampaye umwuka wera. Imana impa umwuka wera, umwuka wera iwumpe. Imana impa umwuka wera. Birabaye bibiri. Icya gatatu ndashaka kuzagukorera narize mfite diplome narize. Mvuga impamvu rero ngenda mvuga impamvu nkeneye ibiryo, impamvu nkeneye umwuka wera, impamvu nkeneye amashuri kandi menshi. Niba ari umwuka wera ni mwinshi, niba ari ibiryo ni byinshi, niba ari amashuri ni menshi. Ngiye sinyambabarira Imana iyo ngiye kwisaba ikintu saba ibintu binini sinyasaba ikintu gito. Yesu byose yarabimpaye rero. Amen. Kwiga ntago ndarangiza, nsigaje nk'imyaka 5 ndaba ndangije 5 nzaba ndangije masters. Ndashaka kujya gukora doctora, nzagaruka hano nyifite mbabwire ko nayo nyifite. Kubera iki? Ntabwo izo mpapuro nzazirata ngo ngenzizana mu rusengero mbabwire ngo hari icyo zivuze ku muhamagaro wanjye. Ariko nanone nta uzansuzugura ngambwire ngo atuka Imana yitwaje ngo yarize. Nzamubwira nti wize hehe ko nabandi bize? Wize hehe? We wize ryari? Wize kwandi? Mubwire ngo ntabwo ukwiye gusuzugura abantu uvuge ngo abantu bahamagawe n'Imana ntibajya ku ishuri, ntibagira ibiryo, baba bafite inzara, ni ingorwa. Imana yarabimpaye. Muri uyu mugoroba rero sinzi nawe ukuri kubitekereza, ariko batubwiye ngo gusengera mu kuri na hehe no mu mwuka. Nari nkivuga ukuri konyine, gusengera mu mwuka ni ukubitekerezaho. Muzirinde gusaba Imana ikintu gitoya, nimugisaba muzakibona, igito kizaza. Aho ngira ngo usaba Imana ikintu gitoya ikimbi, nasaba Imana ibintu binini igatinda kubimpa. Niyo napfa ntabibonye, ariko wazasanga nabisengeye yavuga ati uri umugabo sha nubwo yapfuye, ariko yasize asengeye ikintu. Nabaho urugero, Dawidi yashatse kubaka inzu nziza, agiye kwibaka Imana aramubwira ngo Dawidi iyo nzu uvuze ntabwo uzayubaka, cyakora igitekerezo cyawe gifite ishingiro kandi kirafatika, umwana wawe azayubaka. Ariko byasabwe nande? Na se. Ishobora gusengera ibintu ngapfa ntanabibonye, ariko abazankomokaho iyo komande nkoze ikazabasanga. Amen. Iyo komande ndi gukora abana banjye bakazayisarura. Niyo mpamvu Salomo yagiye gusenga ku musozi usumba iyindi. Agezeyo yari afite izi principe, yari azi icyo ashaka, azi impamvu agishaka, azi aho agishakira, azi buryo agishaka, azi n'igihe agishakira. Salomo izo principe 5 yari azizi. Ndashaka iki? Ndagishakira iki? Ndagishakira he? Ndagishaka gute? Ndagishaka ryari? 5. Ajya ku musozi usumba iyindi. Ahageze yari afite icyifuzo, nuba mwese mukizi. Icyifuzo cy'iki? Burya ikintu gikomeye nukumenya gukora icyifuzo, gukora topic. Abantu bize muri za kaminuza uzi ko gutanga sije iyo nyine kugira ngo bayemere, bemere sije, bemere inyito y'icyo uzakora, nibyo bigoye. Ukavuga ngo directeur wanjye ndaje imbere yawe ngiye gukora teze, ngiye gukora memoire, ndashaka ngo uzakora kuki? Ukamubwira ngo nzakora kuri iyi sije, kakubwira ngo tubwire impamvu, motivation kuki uzayikoraho. Salomo yaragaze ku musozi ubwo agiye gusenga, Imana iramubaza ngo Salomo, ati karame nsaba icyo ushaka cyose ndakiguha. Salomo rero yari yiteguye gusengera mu kuri, gusenga wabitekerejeho. Yaravuze ngo ndashaka ubwenge. Urashaka iki? Ubwenge. Ugabasubije urashaka iki? Iramubaza ngo urabushakira iki? Aravuga ngo kugira ngo nzajye nshira imanza ubwoko bwawe wampaye ndi umwana, nzajye nshira ubwoko bwawe imanza ndi umwana, mfite ikibazo cyuko sinzi aho biva niyo bijya. Iravuga ati iyo wayi urayishoboye. Icya gatatu iramubaza ngo urabushaka ryari? Right now, aka kanya, kuko ngiye guca imanza, mfite indaya ziri kurwana zibanya abana bumpe aka kanya. Noneho iramubwira aravuga ngo gute se? Ati ndapfukama hano nazamutse ku musozi niho naje gushakira. Iramubwira ngo uzi ko nkoza ahantu, uzi gusengera ikintu Imana igafashwa ikumva ikozweho. Iravuze ati unkoza ahantu
narinzi ko usaba kabazi baso yagusigiye bapfa, kuko se yamusigiye umurage, amusiyamo urutonde rw'abagomba kuzica. Harabo Dawidi atishe abaraga Salomo ngo azabice. Tuninze ko aricyo ugiye kunsaba. Iso yari umurwanyi ntiyubatse igihugu, ninzi kujya kunsaba ubukungu, ubutunzi. None kubera ko wakoze sije topic nziza cyane, ngo haye ibyo nsabye n'ibyo utansabye. Yusenze nabi rero, Bibiliya avuga ngo umurasaba ntimuhabwe kuko musaba nabi. Sinutane nifite nari nkivuga gusengera mu kuri, kubitekerezaho. Ndashaka kwabwira iki kintu. Ndabona umuyobozi wa gahunda yashimye kuri urusengero ari rwiza, kandi nkeka ko mwarusengeye cyangwa mwararwubatse mudasenze. Ako nibwira ko mwarusengeye. Wabasha intege mwabyemera? Baca intege? Ntabwo nabaca intege. Uru rusengero mwubatse rwarabavumbye cyane, kandi munavuga ko ari Imana yarubahaye. Ariko nkurikije iyo mbona isijya niyo Kigali gana, mumbwire mushyiraho ibindi bikurikira. Murabona ruzamara imyaka ingahe? Icyo kibazo nibajije. Muranezerewe, muravunitse, ntimurandangiza kubaka, none mwakoze komande y'urusengero rumeze gutya. Mushobora kubona mukabona aka gace kose kazamuwe nk'ama etaje agira mu kirere, bakabwira ati bakashyiraho towa, bagashyiraho agasaraba. Niyo mpamvu nusenga jya usengera ikintu batashyiraho towa. Abantu mudafite amazu muri hano, abantu muri hano mutagira inzu, muteganya gusaba inzu, muzirinde kubabarira Imana muyisaba inzu bazasenya. Bari abantu bose mwumva bavuga bafite amazu, hari n'abavuye hano Kimicanga, murabizi ko hari n'abahavuye. Yaravuga ati manda gushimiye wampaye inzu, uri warabimbwiye. Ariko wareba iyo nzu ugasanga amaguru arara hanze, umutwe urara hehe imbere. Bwaca mu gitondo yanzu witiye ko Imana yaguhaye, kandi ntubesha niyo yiguhaye, ariko komande wakoze ari ntoya, wakoze komande ntoya, none birangiye habaye muri towa. Muzirinde gusaba ibintu bito. Nta Mana igeze itubwira ngo tuyibabarire. Imana iriyemera, yemera ko ikize. Yaravuze ngo ifeza n'izahabu nizande nizanjye. Yabwiye umugaragu wayo Zerubabeli ngo nzakujya imbere ahataringaniye paringanize, inzugi z'ibyuma nzazivuniramo kangahe? Kabiri. Nzaga ubutuji bugize gute buhishe. Ngewe sinjya nsengera ibintu bito. Niyuje ari byo nzaniye ngo ntoya, igenda ubikore. Ibitoya ubyakanyokora na nyogusenge baguteranyirize. Ntibisaba Imana ibyo ngibyo, genda byo guhinga biremera. Niba ari igare ushaka kwirirwa bavuga ngo urasengera igare, oya, kadukore fundraising turi guhe byo kunyonga. Ntabwo ibyo wisengera, byose nibiki, byo nibitoya, hari byo badasengera. Imana ishaka yuko musengera ibintu binini. Petero yaravuze ngo niba sina Petero memu na Yesu yaravuze mu bice 5 muri Matayo, yaravuze ngo uko ari ku mucyo wanyu ugaragarira bose, ngo nibareba imirimo yanyu imeze gute myiza, bahere ko bahimbaza so hehe wo mwijuru. Nibareba imirimo yanyu myiza. Kamabaza ikibazo, umugize ngo umukuru w'igihugu yapfa gutaha inzu y'umwanda, umukuru w'igihugu ntapfa gutaha inzu zose. Kugira ngo uzabone umukuru w'igihugu agiye gutaha inzu, abanza kumenya izina rye, urwego ariho, agaciro afite, niyo nzu bagiye kwifotorezaho. Yabonye yamutera ikibazo ntago ajyayo. None Imana bashaka umuzamuzana ibintu by'umwanda mwasabye mukayahamagara ngo ize kwifotoza. Nta ifoto nta Imana ishaka. Imana ishaka ikora ikintu kinini gituma Imana ihabwa icyubahiro. Tukiri mu isi nimusenga mujya musengera ibintu binini. Kubera iki? Imana yavuze ngo nzabaha amahoro ameze atameze nk'ayizitanga. Urumva nta mahoro isi itagira. Iravuga ngo nzabaha umwuka wera mu buroho mu kwiza. Imana yavuga ngo nzabaha ubugingo bwinshi. Murinda mubabarira Imana kubera iki? Gusenga mu kuri no mu mwuka ni ugusengera mu bitekerezo, ugasaba ikintu kinini kitazasenyuka. Ngo Mana ngo ndashaje fa kumva umugabo. Fa guha umugabo. Urashaka hari n'abagore bavuga ngo ko banjye basaziye mu nzu, icyafa kumva umvanira umukobwa mu nzu. Ugatinyuka. Ibigoryi by'abagabo biba bihari, n'ibigoryi by'abahungu biba bihari. Kwa Nabote byari bihari. Uzirinde kubabarira Imana ugasaba ibintu bitoya ngo uri kwibabarira. Mwabakobwa mwe muri aha nimujya gusaba umuhungu muzabanze mushushanye, kuko umuhungu mushaka arahari, yaranavutse. Icyo Imana izabakorera ni connection, ni ukubahuza gusa.
niyo mpamvu uzirinde gusaba ibintu bito bipfuye, ibintu uzazana ubirebye agatuka Imana. Niyo mpamvu abarokore rero mbabwira, niba Imana yatwemereye gusenga, nimusengera ibintu binini. Niba ari ugusaza, sengera amasaziro yawe. Urashaka kuzasaza ute? Niba ari karitsiye, ngarutse gusaba ikibanza Yesu, numvaga nshaka kubaka etaje. Noneho kubera ko izi principe zubaha, ndabanza ndibaza ngo ndashaka iki? Ndashaka kubaka etaje. Sawa, cyo kirumvikanye. Uri gushaka iki? Ikibanza cyo kuyubakamo. Uragishakira hehe? Ndagishakira ku Kimironko hafi y'isoko kuri kaburimbo. Bishira mu cyifuzo. Icya gatatu, uzubaka nivo zingahe? Nivo de kuko haraho uzagura ikibanza n'ufataho nivo ebyiri bakanga. Nagomba gushaka nivo iza etaje zingana naho hantu hariya ku Kimironko. Urabishaka ryari? Ndabivuga. Ibi mbabwira byambayeho. Amafaranga urashaka ko bigenda gute? Ngiye kujya muri banke nguza amafaranga nindangiza njye gushaka ikibanza. Ntabwo nashaka ikibanza kivuye mu ijuru ngo kigwe. Ndage nashaka amafaranga maze kuyashyira mu ntoki gutya ndayasengera. Bwira Imana, amafaranga ni make. Ntagura ikibanza cyo ku Kimironko. Ariko kubera ko nawe nagushyizemo, ndabizi ujye utubura amafi, ugatubura imigati. Aya mafaranga nashaka ko gura ikibanza. Ndi imbere y'Imana ishobora byose, ishobora kubeshyera Imana. Imana yazanye umuntu utaba mu Rwanda, akaba arankunda ntabizi, akaba yaje guhisha ikibanza ku Kimironko kuri kaburimbo cya etaje. Abarambwiye ati mukozi w'Imana ati njya gukurikirana ariko sinza huba ndi Gisenyi. Nakubona gute? Ntewe ntuye kuri uri Innocent ati naje nahangaha kugurisha ikibanza cyanjye. Hehe ku Kimironko ahagana hese hafi y'isoko. Ntange nagishakaga. Ndamubwira ariko amafaranga mfite ntago byemera ko nzi igiciro Kimironko niho ntuye, nzi igiciro cyacyo. Yarambwiye ngo wowe amafaranga yawe arasengeye, harimo n'umwuka wera, yanko kwangana uzujya n'ikibanza. Ubu mfite ikibanza naguze n'umuntu ntazi, ntaranabona, turagura ndamwishyura nta komisiyoneri. Mfite ikibanza ku Kimironko kuri kaburimbo hafi y'isoko yo gushyiramo yanzu. Kubera iki? Nabwije Imana ukuri. Nabwiye Imana ngo ngiye nashaka kuzajya mu ijuru, ariko n'ubundi ntuye mu ijuru. Ndashaka kuzajya mu ijuru ndaturutse hano aha kuri ubutaka. Nzajya mu ijuru n'ubundi mba mu kirere. Imana yarabimpaye. Haleluya. Sinzi niba ntabagushije, ariko ndashaka kubabwira ngo ngiye sinjya mbabarira Imana. Sinjya mbabarira Imana. Kandi ibi mbabwira biraba, birakora. Ibintu tuvuga, ibintu Imana ivuga birakora. Icya kabiri rero, iyo dusengeye mu kuri no mu mwuka, kuko Yesu abivuze, baba bashaka kuvuga n'umwuka wera, baba bashaka kugaruramo. Dusomye mu Baroma 8:26 haranditse ngo uko niko n'umwuka dufasha mu ntege nke zacu, ko tutazi ko dukwiriye gusenga. Mwari muzi ko umwuka wera ari ufata amashisho twasenze akayeho ubuziranenge. Ni ukuvuga ngo umwuka azimana nanjye aranzi, agomba kwitamikamo hagati rero. Mpamvu Pawulo yabwiye Abaroma ngo umwuka wera ajya hagati y'ibyifuzo byawe n'iby'Imana ishaka, akabitanga muri rangaje Imana yumva. Buriya ari rangaje Imana yumva. Niyo mpamvu iyo tugiye gusenga twitabaza umwuka wera kugira ngo dufashe mu ntege nke zacu. Icya gatatu rero mu gusenga, ngiye gusoza, ni uguhuza ijambo ry'Imana n'ibyifuzo byawe. Kubera ko yusomye mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana ibice 5:14 aravuga ngo iyo dusabye nk'uko Imana ishaka, ngo nimusaba muzahabwa, ariko nimusaba nk'uko ijambo ry'Imana rivuga. Kamabwire kano kantu, ijambo ry'Imana ni itegeko. Iyo ugiye gusenga Imana ufite icyifuzo, ukaba ufite reference biblique, ukavuga uti nk'uko byanditswe ngo hano haranditse Mana wavuze ko bizagenda gutya, ubikoza ahantu, iravuga ati ninjye wabivuze. Uti waravuze ndusaba tuzahabwa. Imana ati rwose narabivuze. Ukayibwira ngo waravuze ngo abantu bitirirwa izina ryanjye nibaza imbere yanjye bagaca bugufi bagashaka amaso hanjye nzabumva n'imijuru bakiriza igihugu. Imana ati ibyo ni ibyanjye. Ugasengera mu ijambo, ugusengera mu ijambo. Icya kane rero ni ugusenga no kwizera. Buriya kwizera ni ikintu gikomeye muri iyi nzira turimo.
ni ukuvuga ngo gusenga njyewe uburyo mbyita gukora komande, gukora oda, gukora komande. Amasengesho ni komande, ariko ikibazo ni payment, ni ukwishyura. Ikintu twishyura rero ibyo twasengeye, ibyo twatumije, ni ikarita dushyiramo, ikarita yo kwizera. Uzasanga muri Bibiliya abantu benshi basanga Yesu ngo mwami Yesu, Yesu akamubwira ngo bikubere uko wizeye. Ni ukuvuga yuko hari ibintu utigeze uhabwa atari uko Imana yabikwimye ikakubwira ngo nta kwizera ugira. Impamvu Yesu yabwiye Mariya na Marita ngo sinakubwiye ngo niwizera urabona ubwiza bw'iki bw'Imana. Ndashaka kubabwira ngo niba udafite kwizera, ubwira Imana ngo Mana nyongerera kwizera kugira ngo umusozi umpagaze imbere mbashe kuwigezayo. Kwizera rero ni faranga dukoresha mu isi y'umwuka kugira ngo tukureyo ibintu Imana yatwemereye. Habe n'ubugingo muvuga ngo ndacika kubw'ubuntu, ariko buri utizeye ntago wakizwa. Muri byavuze ngo nutizera Imana ntago uzajya mu ijuru. Bivuze ko kwizera rero bidufasha kunezeza Imana. 11 mu Baheburayo 6 baravuga ngo umuntu utizera ntashobora kunezeza iki Imana. Abanyamasengesho rero yasaba ko mugira kwizera. Icyanyuma rero tugasenga icyo bita holiness, kwezwa. Biravuga ngo nkuko wabahamagaye ari uwera abari ko mubabera mu ngeso zanyu zingahe zose. Mwari muzi ko Imana yavuze ibintu bikurikira. Yaravuze ngo amatwi yanjye ntiyapfuye ngo nanirwe kumva. Ubwo bivuze ngo uzamenye impamvu Imana itakumvise. Amatwi yanjye ntiyapfuye ngo nanirwe kumva. Amatwi yawe aracyakora. Imana ati amatwi yanjye rwose ndayizeye aracyakora, ntabwo yigeze apfa. Amaso yanjye ntiyahumye ngo nanirwe kureba. Uracyareba Mana ibyanjye, uranyitegereza. Tinacyabireba Mana, ndacyabireba mwana wanjye. Uwabaye iki se kutareba ibyanjye? Itarika amaso ni mazima. Hanyuma se amaboko yawe aracyagira iby'imbabazi? Imana ati amaboko yanjye nta kibazo afite. Byapfiriye hehe se? Iravuga ngo ibyaha byanyu byatumye ntakibareba, ntakibatega amatwi, kandi icyo nzongera kubakorera. Icyaha ni bariyeri ituma isengesho ryawe ritagera ku Mana. Yesu akavuga ngo nujya gusenga kumva ko ari cyo upfa na mwene so, uzabanza umubabarire kugira ngo nasa kubabarire. Nujyana amaturo mu rusengero uzabitse umudiyakoni, ujye kwikirana n'umugore wawe n'umugabo wawe namufitanye ibibazo ubone gusenga. Reka dusenge rero muri uyu mwanya, reka dusenge. Ndumva nshaka gusenga, nagomba gusoza saa moya zirageze. Reka rero dusenge. Mu gusenga rero turakoresha uburyo bubiri. Uburyo bwa mbere tugiye kubanza turebe umuntu wumva afite ikibazo cyatuma Imana itamwumva. Mbibutse yuko umuntu ashobora gusengera undi muntu, biremewe. Umuntu ashobora gusengera undi muntu, Bibiliya irabyemera. Ngenda gusengera, dore impamvu ngusengera, ndi umushyitsi. Ngenda umushyitsi uri teraniro, naje ndurutse kuri, gakoresha amasaha menshi nza hano mu iteraniro, ngenda gusengera. Kandi ibyo ngusabira urabibona, uti nawe wishyiraho ariko urirata. Ntabwo nirata. Bibiliya inyemerera gusenga. Yabwiye abashyitsi bose ngo nimujya mu ngo z'abanyamahoro bakabaha ikaze, bakabaha intebe mwicaraho, bakabaha amazi mu gacuma. Ntabwo bavuze mu gacupa, ngenda ngo yo mu gacupa yo muri Nili. Ngo ntimuzahaguruke muri iyo nzu mutabasabiye iki umugisha. Kubera rero ko mfite iyo manda nk'umushyitsi, nkaba nahawe ibyo Bibiliya inyemerera, nanjye nemerewe n'ijambo ry'Imana kugukorera komande, kugusengera, kugusabira. Icyo wizereye cyose Imana ikakiguha. Ndashaka kuza kubasengera nk'umushyitsi, kuko ngenda umushyitsi w'iri teraniro, ntago ndo kukimihurura. Nahaje natumiwe, abashyitsi bari hano ni benshi, ntago bose baho umwanya wo kuvuga, ariko abashyitsi turi hano twanyweye amazi, cyane cyane abanyweye amazi, kuko amazi yacu barayatwandikiye muri Bibiliya. Gende kunywa amazi ngo ku mugaragaro, niyo wamera hano nayanywa, niyo washyira hano nayanywa, kuko nge aranditse hano barayanyandikiye. Tuzabone ndi kunywa amazi, ariko kuri kunywa amazi abandi batayanywa. Ntayanywa se ntiyanditse, urayanyimira iki kandi barayanyandikiye muri Bibiliya? Nzayanyangwera hano ku ruhimbi hano nyatere cyane nyangwa. Ndayanywa nyine kuko barayanyandikiye. Kugira ngo nze kubona uko nsenga, ndashaka kuza gusenga rero. Ndashaka gusengera umuntu, kandi kubera ko ndi umushyitsi nyine, ibyo ngusengera birakubaho, kuko nanjye sinjye ubiguha. Ndakora komande kuri wa mugabo wantumye, mubwire ngo nagiye kukimihurura, banyakiriye neza, bambaye ikaze. None nyemerera rero abantu bagiye guhaguruka tubasengera. Ariko mbere ko tugusengera ku cyifuzo runaka, umubano wawe n'Imana umeze gute?
ndashaka gusengera umuntu waguye uri muri amateraniro. Noneho iyo umuntu rero yaguye aba mu nshingano, ukagura umuririmbyi, ukagura ufite ibintu bakuziho, ubura ukuntu wihana. Kwihana ufite ibindi bintu ukora biravuna. Niyo mpamvu wazimya nk'amatara, tugasenga wenda amatara atari kwaka ngo tukurebe. Ariko hari umuntu ushaka ko tumusengera n'amatara ari kwaka, kavuga ati kamaguruke mu nsengere, ufitanye ikibazo n'Imana kandi ndayikeneye, ni mu nsengere. Umuntu ushaka ko tumusengera amatara yaka nindi, tuyazimye se basuhaguruke. Ninde ushaka ko tumusengera bitamuteye isoni, kavuga ati muri teraniro menye ko amatwi y'Imana akiri mazima, amaso y'Imana akireba, ibyaha byanjye byatumye Imana itanyumva. Uwo muntu niba ari hano bikabita mu mwaje, nahaguruke tumusengere. Ushaka kubatije ariko warakoze ibyaha, ushaka kuba utabatije warakoze ibyaha, kandi ukaba ukeneye Imana. Twagusengera uramutse uhari, haguruka mu mwanya wawe, kandi budahari nta kibazo. Hari umuntu uri muri amateraniro ushaka gusengerwa akiyunga n'Imana ku kibazo afite. Hari uhari? Uriya mugabo uri intwari, ubwo bitaguteye isi, mukomere Imana amashyi. Hari umuntu uvuze ngo njyewe ndahari. Ntimwirirwe muzimya amatara ngo kugira ngo musengere, njyewe ndahari. Bari abantu Imana ibaha umugisha. Iyo mbonye n'abasore ndishima kuko bazatinda ku isi. Nababonye rero, mbonye abantu Imana ihaye umugisha kino giterane. Mbibutsa yuko iyo umuntu mwakijijwe aba ari umubyizi. Kino giterane umubyizi, iyo bavuze umuntu yabonye umubyizi, ni ukugera ku ntego. Igiterane muzajyamo ntagire umuntu wihana, tuzaba twabuze umubyizi. Kwa dufite abantu babiri rero, ni igitangaza gikomeye. Kamabaza kandi kabazo, imbere mwabasha kuhaza, hari amatara arusha ayo ngayo kwaka cyane. Niba bitaguteye isoni, nimuze n'imbere. Niba ntacyo bigutwaye rwose, nimuze imbere hano. Ni ukuri ngwino ntacyo uri bube, tugusengera Imana. Nimuze, mbonye abasore babiri beza cyane. Aba basore babiri nibaze, ngwino hano, Imana iguha umugisha. Ubwo bitaguteye isoni guhagarara hano, Yesu yaravuze ngo nange ntago nzagira isoni zo guhamya imbere y'Imana. Bashumba rero, dore nizantama Yesu yaduhaye, dore ngizi zaje. Ese hano nta bakobwa bashaka ko tubasengera? Ko haje abasore gusa, bazashaka abandi. Nta n'impeta mwambaye, ntago mwari mwana ashaka. Wa mukobwa we, nta wamenya inzira z'Imana, waje ugakizwa, nyamara uraseka. Uyu munsi ntago uzagaruka, hazagaruka iminsi yose ukuyemo none. Abakobwa baraha bafite icyaha mu mutima, uti baragikeka, ntacyo duketse, ngwino tugusengere. Nta mudamu se hano ukeneye isengesho ryo kumusabira imbabazi ku Mana? Nta mugabo se muri teraniro ukeneye imbabazi z'Imana? Niba uri umugabo ngwino, ntacyo bigutwaye. Niba uri umukobwa ngwino, niba uri umusore ngwino. Ariko ubwo byanze, mukaba wumvise bihagazeho, kadusengere babiri, mwipfukame tubasengere. Reka nzabashumba mugire hino. Najyaga rongotana mu by'isi no mu ngeso mbi, kugarutse noneho sinzongera kuzimira. Singize Yesu wanyogeje, anyigisha. Indirimbo niyo kugutegereza niba nawe uhari. Indirimbo ni firimbi ya nyuma ngo nawe uze. Nyaruka, ihute. Singize Yesu wanyogeje. Kadusengere babiri babonetse. Mana twizeye, aba ni abantu hamagaye ku mugaragaro, babonye ko bakeneye kuzaba muri kiriya gihugu kitazigera kibamo ikibazo na kimwe, kubera ko waravuze ngo ugiye kudutegurira hacu. Haleluya. Kandi ahuba niho natwe tuzaba. Uravuga ngo isi rero twebwe tubaho ni intebe y'ibirenge byawe, ariko ijuru utuyemwo ni intebe yawe bwite, niho wicaye. Niyo mpamvu abantu bagushaka Mwami ntibakubone, kuko aho uri ni mu ijuru. Kandi waravuze ngo urashaka kuzamura abantu
ukabavana muri iyi si izarimbuka ikarangira, ukabatuza aho ngaho hera, aho ibizima n'abakuru bahora bakuramya bavuga ngo urera, haleluya. Kandi ngo ababayo nta mibiruho bagira, nta gusuhuza umutima, bahora banezerewe. Tubasabiye umugisha rero, ibyabarushaga mu mitima tubikuyeho, twirukanye imigambi ya Satani ku buzima bwabo, ibyo abadayimoni bababwiraga, ibyatumaga mwami batsindwa bakananirwa, turasabye kugira ngo uyu munsi ubikureho. Turabasengeye, ubagendere mu miryango yabo, za nshuti mbi, twirukanye abadayimoni mu buryo butari bumwe babasubiza inyuma, za nshuti mbi bagendanaga, babandi bajyaga bakorana imigambi mibi, mwami bagira imbaraga zo kwabiriza ko ari bo bahamagaye. Turagushimiye kunyuje kandi bikoze byose ni mu izina rya Yesu, amen, amen. Reka dusabe n'ubundi mwarimu aganire nabo akanya gatoya, ndetse n'abari abadiyakoni bafashe. Ngiye gusengera ibyifuzo rero, ibyifuzo ngiye gusengera, kubera ko uyu munsi utazagaruka, hazagaruka indi minsi yose ukuyemo none, kandi nkaba ndi umushyitsi, kandi mfite manda yo kugusengera, kandi iyo usengera bikakubaho, kubera ko Bibiliya yarabinyemereye. Kandi iyo dusenga ntabwo ari twebwe dukora, twe turasenga, Imana igakora igitangaza. Bibiliya iravuga ngo isengesho ryo kwizera rizakiza umurwayi, umwami amuhagurutse, niba yarakoze n'ibyaha azaba bibabariwe. Hari umuntu uri muri aya materaniro ufite icyifuzo, ariko uretse guhaguruka, umuntu uhaguruka ni umuntu ufite ubwishyu, ko gusenga no gukora komande, ariko kwishyura no kwizera. Ninde muntu muri mwebwe uri muri aya materaniro ufite icyifuzo yumva cyasengerwa kano kanya? Urarwaye, ufite ikihe kibazo singizi, ukaba wumva twagusengera, ugahagurukana mu kwizera, ukavuga uti ndahagurutse kandi icyifuzo cyanjye kirakemutse. Kuko kwizera nuko bigenda, kwizera no kumva, ukumva ijambo ry'Imana, ukizeza umutima, ibyo wizeye ukabyatura. Ninde wumva yatuye ko ukabyatura? Guhaguruka ukumva ikintu kikubayeho, ukumva ari ikintu kigiye kuba muri aya materaniro, ku buryo usezera mbese icyo kintu cyawe umaranye iminsi, ni indwara, ni ideni, ni ibibazo, ku buryo uyu munsi kirangiye. Niba wizeye birakubaho, byose bishobokera nde? Uwizera. Amen. Yesu yaravuze ngo mwagira kwizera guto gusa umusozi wagenda. Haretse kuza umuntu ahomba w'umudamu, aza afite akana gafite ikibazo, gafite ubugabo butujuje ibisabwa byose. Ubugabo muri abantu bakuru, nta mwana uri hano. Ku bugabo bw'abagabo habaho utuntu twinshi, hari utari duhari, mutwibwire nk'abantu bakuru. Mwabyumvise? Ni umuntu byabayeho, ngiye kubona mbona araje, ni iki ngo numvise ko musenga bikemera. Ngewe ntabwo nyasubiza ibyifuzo, cyakora ndabisengera. Imana yambwiye kujya nsengera abantu ntitaye ku bunini bw'ibibazo bafite n'ingorane zabo, kuko senge wubakiza ngenda basengera. Mbwira uwo mubyeyi, akana rero ndabona agahungu kavanemo imyenda, ndeba ikibazo gafite, nsanga koko hari utuntu kadafite. Naravuze rero, namaze kumenya ko Imana igisubiramo ibintu yakoze. Imana yongera igasubiramo. Yigeze ikora ku maso y'umuntu, ajya kwiyuhagira, agarutse ngo ari kubona ibiti. Imana isubiramo yongera imukoraho. Ndi imbere y'Imana ishobora byose, izi ntoki 5 narambitse ku bugabo bw'umwana. Uko tuntu tudahari twaraje, uze nguhe nimero ze, abi Rusizi, abi Kamembe, nihatuye, umubaze uti byagenze gute. Nta kindi cyabaye, yagize kwizera. Ibintu yajyanye CHK, yajyanye Kanombe, yajyanye Faisal, yajyanye Musanze, yajyanye Gihundwe. Twahamagaye ijuru rifata ibitahari ribishyiraho. Dufite Imana irema, Imana irarema. Amen. Dusenge. Nyamara numva twasenga. Njye uhagaze imbere yanyu, nigeze mpamagara umuntu nti bandi bashaka ko tubasengera. Umuntu araza hari saa 9 kuwa gatandatu, agendana n'inkoni, ageze imbere yanjye, ndavuga nti bite wowe? Ndashaka guhumuka. Urumva wizeye guhumuka? Ati uzi ko nawe yahumutse, singe wamuhumuye, ariko naramusengeye. Ngusengere? Urashaka umugabo? Urashaka umugore? Urashaka iki? Ariko ibintu ugiye gusengera, wirinde gusaba utuntu duto, kandi dusenga turi buvuge. Gusenga umva, umuntu wese
ku Mana yemerewe gukora komanda ashaka. Icyo wizereye ni igiki? Imana nta shari ifite, ntimuyiteye ubwoba ngo muri benshi, nyemera dusengane Imana nawe. Haleluya. Yavuze ngo ibimwuzuye nibyo yaduhaye, niko baririmbye. Ntabwo Yesu aduha umucagate, ibimwuzuye niko baturimbiye. Ariko reba, ibimwuzuye nibyo yahaye abandi. Nawe ntabwo Yesu afite umucagate. Iyo ndwara yakira aka kanya ka guhehe no gusubira kwa muganga, ufite randevu kazasanga nta ndwara urwaye, ufite imiti ku musego ngo uruyingwa byaranze, wabyita amarozi, wabyita karande, ni akazi kabyo. Tutitaye ku nkomoko y'ikibazo ufite, tugiye kuvugana n'ijuru. Mana ishobora byose, Mana ifite imbaraga, Mana isengwa, Mana igira amatwi. Turi imbere yawe abakobwa, turi imbere yawe abasore, turi imbere yawe abamama, turi imbere yawe papa. Ijambo ryatubwiye ngo amatwi y'Imana aracyumva, ijambo ryatubwiye ngo amaso y'Imana aracyareba, ijambo ryatubwiye ngo amaboko y'Imana aracyakora, ngo ibyaha byonyine nibyo bimbogamizi. Banza utubabarira noneho, banza ubabarira iteraniro, banza utwuhagize amaraso yawe. Kubabarirwa biroroshye, n'ukwatura imbabazi zawe gusa. Dusabye imbabazi muri iteraniro, dusabye imbabazi ku bakobwa, dusabye imbabazi ku basore, dusabye imbabazi ku bamama, dusabye imbabazi ku bapapa. Ezira iteraniro n'amaraso ya Yesu. Amaraso ya Yesu ni yezira iteraniro, kugira ngo Imana ikore ikintu gikomeye hano muri aya materaniro. Imana yabwiye Yesuwa ngo nimwiyeze kugira ngo nkore ikintu gikomeye. Banza ubwira Imana ikweze, kuko igiye gukora ikintu gikomeye. Umva, bwira Imana ngo nyeza, kuko ugiye kunkorera ikintu gikomeye. Bwira Imana ikweze gusa. Imana yabwiye Yesuwa ngo bwira abantu banjye biyeze, kuko ejo nzakora ikintu gikomeye. Wa Mana we, tweze rero, tweze ahandi ukuri. Mana, tweze ahandi ukuri, tweze ahandi ukize, tweze eza, ejesha amaraso yawe, twejesha ijambo ryawe, twejesha umwuka wera. Ezira iteraniro, ibicumuro byose biri muri amateraniro bitubabarire, maze kugira ngo ineza y'Imana ituzeho. Ndagushima kamaraso ya Yesu abashokuraho ibyaha by'ubwoko bwose. Utubabariye Mana rero, ubwo tubabariye rero, ubwo tubabariye wa Mana we, ubwo tubabariye none turebe noneho Mana, turebe amaso yawe narebe iteraniro. Ubwo umaze kutubabarira turebe, ubwo umaze kutubabarira twumve, ubwo umaze kutubabarira nukore, ubwo umaze kubabarira iteraniro reba, tega amatwi, kora. Mana kora, ariko watubwiye ibyaha twabyihana, amaraso yawe yatwejeje. Amaso yawe narebe, amatwi yawe niyumve, amaboko yawe nakore muri iteraniro. Iri teraniro ntabwo rizagaruka wa Mana we, hazaza n'amateraniro yose ukuye mu irya none. Kano kanya turasabye, kora ibintu binini muri aya materaniro. Iyi ndwara yananiranye, iyi ndwara muri iyi minsi, iyi ndwara yavukanye, iyi ndwara yihisha muganga, afite amarandevu, ariko iri teraniro ririmo ubuzima. Iyi teraniro ririmo ubuzima, iri teraniro ririmo agakiza. Kingura imiryango yari ikinze, jya imbere hataringaniye uharinganize, inzugi z'ibyuma zivunagure. Yewe Mana we, duha ubutunzi buhishwe, rema ibidahari, zura ibyapfuye, hindura ibyanze guhinduka. Ndetse dukoze komande no mu ngo zacu tuyisanzeyo. Ndagira ngo mukore komande no mu rugo, ohereza amasengesho mu rugo iwawe. Nabonye nabyo biremera. Hari umuntu urwaye wasize mu rugo, hari n'uri kwa muganga, nabo ohereza amasengesho, maze na miti iragenda, n'amasengesho aragenda kurusha miti. Za email zijya zihagarara, amasengesho yohereze mu byawe, yohereze mu kazi kawe, yohereze mu rugo rwawe, yohereze ku bana bawe, yohereze ku mufasha utaje, musengera nubwo ataje.
musengera arabimenya, musengera azaguha ubuhamya. Senga 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 senga, ohereza komande muri amateraniro ku Kimihurura, nimukore komande nini, nimubwize Imana ukuri. Imana ni iyacu, Imana ni papa, muyibwire nk'ababwira umubyeyi bakunda. Imana ni bosi wacu, nabwo turabagaragu bayo. Iyi Mana ihingira uruzabibu, nawe uri ishami. Bwira Yesu ukuri, Yesu aragira neza. Byizere, byizere, byizere ko hari ikintu Imana igukoreye. Ariko tangira ubyature ko hari ikintu Imana ikoze ku buzima bwawe. Byature ko hari ikintu kibaye. Kandi hakurya ariko umva ko wakize. Kora ahantu hakurya, kora hakurya, usezera indwara. Yepriyave, yibwire ngo bayi bayi wa ndwara we, bayi n'uburibwe, bayi no kudasinzira, bayi no kubura ibitotsi, bayi 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 bayi. Nimusezere we, icyo gishakwe. Turukanye imbaraga z'abadayimoni, imbaraga ziyoberanya, imbaraga z'abakonikoni, imbaraga zo mu kirere, imbaraga zo ku butaka, imbaraga z'amasekuru. Mu izina rya Yesu Kristo tunanisha imbaraga za dayimoni. Turasengera urugo rwawe, urugo rwawe turarushinganisha, ruri mu manegeka. Senga, kwirukanye imbaraga z'umwijima. Abadayimoni turabirukanye bawe, tugomba kwirukana abadayimoni. Twirukanye imbaraga zikwiyoberanyaho, twirukanye imbaraga z'abadayimoni. Iryo deni ryaguhangayikishije, Imana ifite inzira nyinshi itarakoresha. Izo wamenye ni nkeya, hari andi mayira Imana ishobora gufungura. Imana igukinguriye inzira, Imana igukinguriye inzira. Imana itandukanyije inyanja, ugomba kwambuka. Tera intambwe ugende, genda, izere, atura. Muri aya materaniro duhamagaye gukora kw'Imana. Nkurikije uburyo Imana iteye n'urukundo Imana idukunda, ndumva twayikomera amashyi. Muyikomera amashyi, muyongerewe.